bajya mu cyumba batera inkota, bayitera mu gituza cyo batekereza ko ari Dawidi. Iramanuka irashita ifata neza hasi ku makaro niba yarabagaho, baranyeganyeza barashigisha, baravuga ati turamuhamya. Bajya kubwira umwami ati turamwishe, ati gira ihumure ati turamwishe. Kumbisi we Imana yagiye itanga ingurane ku buzima bwawe. Buriya hari n'uwanyweye uburozi atari wari ubuteguriye, ahubwo yari wowe bari babuteganyirije, ariko Imana itanga ingurane. Tuyihe icyubahiro ni Data wa twese. Haleluya. Urwo yararusimbutse. Niba kubwira umugabo wabayeho agasimbuka ipfu, uyu ntiwa. Ndabizi ko nawe wasimbutse nyinshi zimenwa nabo muganiriye ntizanditse, ariko nanjye iyo nkurebye mbona ko wari amabuye kabisa. Waratwaje uragerageza kuba ugeze 2025 uri umuntu w'umugabo. Kuba utarasaze ngo wambure imyenda uyite wiru, kuba utarihaye amenyo y'abasetsi. Wowe wari ufite impamvu zo gusara, wari ugize, ariko ukuntu Imana yagukasorinze ukabana nayo, ukaba ugifite ubumuntu, naho wari amabuye. Uyu mugenzi wawe rero yahuye n'ibibazo, agutekereza ntacyo uzaba. Ndaguhanuriye ntacyo kibaye, igihe cyo gupfa cyawe cyararangiye. Uzapfa nk'uko abandi bapfa, nk'uko twese tuzapfa, ariko nta nkota izongera kukuza ku izosi. Vuga ngo amen. Bizewe bemerewe ibihembo birenze ngo ariko Yonatani amugereho amurebe, ariko Mana warakoze ngo amurebe amwitegereze. Aravuga ati Data mubonamo abadayimoni, ariko iyo murebye mbona ufite Imana, kuko ahantu wanyuze kugeza ku rwego ugera hano iwacu hari amaboko y'Imana yaragushyigikiye. Ati Data nubwo yaba ari kurwanya ibyo, icyo Imana yakuvuzeho kizasohora. Hari korari hano iririmba ngo icyo Imana yakuvuzeho kizasohora kirarinzwe, kandi nawe urindiwe muri cyo. Bivuga iki rero? Uyu mwana ahura n'ibibazo kugeza ubwo iby'Imana yamubwiye. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Hano n'abadukurikiye mu buryo bw'iyakure, turabahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Nitwa Mwarimu Cyprien Hakizimana, nkorera hano umurimo w'Imana. Imana iduhezagire twese. Mwavuga ngo amen. Kubazanye Bibiliya twasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 22 umurongo waho wa 23, tukaza gusoma no muri Rusi igice cyaho cya mbere umurongo wa 17. Ntabatindiye reka dusome 23. Haranditse ngo gumana nanjye, humura, kuko uhiga ubugingo bwanjye ari uhiga ubwawe. Nubana nanjye ntacyo uzaba. Twese tuvuge amen. Rusi, igitabo cya Rusi igice cya mbere umurongo wa 14, kaduhere ku wa 14, kandi nahabagereye reka mbasomere kugira ngo amasaha yacu aze kugenda uko. Umurongo wa 14 haravuga ngo barongera batera hejuru bararira. Orupa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaho akaramata. Nawo maravuga ati dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku Mana ye, nawe subirayo ukurikire mukamugabo wanyu. Rusi aramusubiza ati winyinyingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye.
aho uzagwa niho nzagwa bahampambe, nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Abonye yuko amaramaje kujyana nawe, arorera kubimubwira. Imana idufashe cyane. Bakristo bavandimwe, nimwakire ijambo ry'Imana. Imana ibahezagire. Hari umuririmbyi umaze iminsi afasha avuga ngo urugamba rugeze mu mahina, warurwanya uruhereye mu akanwa kabadukwenaga, waragacecekesheje uravuga, none nahawe ijambo kuko byemewe na nyiri ijambo. Umutima wanjye wawujuje amashimwe, akanwa kanjye warantabaye. Amenyo yaraye abasetsi, warayacecekesheje urasetsa, unyambika ubwiza bwahera. Naho ngaho shaka kuvuga gatoya. Ndashaka kukubwira ngo gumana na Yesu ntacyo uzaba. Akiriho muri Imana ikoherereje uyu mwanya. Twese tuvuge ngo amen. Kuki Imana ishaka ko uhumurika muri uyu mwanya? Uyu mugabo Dawidi tugiye kuvugaho ni umugabo wasimbutse ipfunyisha. Niba kubwira umugabo wasimbutse ipfunyisha, nubwo nawe twakuvuga, ariko uyu mugabo aza mu bambere. Yarishwe yanga gupfa. Ubwo ni uvuga ngo mba nararabye iyo ntizera. Yabayeho urupfu rumugendaho, rumutegurirwa, arusimbuka, ariko mbabwiza ukuri, burya irizaba imbuto nirimungwa nubwo riba rituye hagati y'imungu. Nawe uwareba ukuntu ubayeho, uwareba imyaka ishize, naho wari amabuye. Mugabo yahuye n'ibyica byinshi. Yagize akagambane kanyuze mu marembo yose. Yahizwe n'umwami, ahirwa n'abari inshuti, ariko akagira favor y'Imana. Niyo tunyura mu bintu by'ibibazo bitandukanye, ariko hari ubuntu bw'Imana butubaho. Yahizwe n'umwami bita Sawuli, agera igihe abwira umwana we Yonatani w'umujenerali. Aramubwira ati mwana wanjye, nubona nirukanka kuri uriya muntu, ntugire ngo nuko umwanga gusa, nukurinda imbehe yawe. Ngewe ndiso nzapfa ndabizi, ariko uriya mwana mbona ashobora kuzayobora ingoma yacu. Abwira Yonatani amubwira ati nta mahirwe ndi kugushyirira ku isahani. Ngo ariko Yonatani aramubwira ati genda umuneke umume neza. Uyu Dawidi yagiye ashyirwaho bamaneko bizewe bemerewe ibihembo birenze. Ngo ariko Yonatani amugereho amurebe. Ariko Mana warakoze. Ngo amurebe amwitegereze. Aravuga ati data, mubonamo abadayimoni. Ariko iyo murebye mbona ufite Imana, kuko ahantu wanyuze kugeza ku rwego kugera hano iwacu hari amaboko y'Imana yaragushyigikiye. Ati data, nubwo yaba ari kurwanya ibyo, icyo Imana yakuvuzeho kizasohora. Hari korari hano iririmba ngo icyo Imana yakuvuzeho kizasohora kirarinzwe, kandi nawe urindiwe muri cyo. Bivuga iki rero? Uyu mwana ahura n'ibibazo kugeza ubwo iby'Imana yamubwiye agera ku rwego yabwira Imana ati ibintu byijyanira uzabihe undi, kuko nibyo byanteje akaga. Mubwire ko hari igihe Imana ikubwira ibintu bikaba ari byo nyirabayazana w'umubabaro wose uzahura nawo. Nimugira
munyemerere mbaganirire. Nubona Aburahamu mukaganira, n'umugabo uzakubwira ukuntu isezerano rigerageza. Imana yamukuye muri Uriya Bakarudaya, iramubwira ngo jya mu gihugu nzakwereka. Ariko icyakubwira igihugu yakigezemo ari icye, acyemerewe, yaragihawe n'Imana. Ahageze umugore arapfa, nta nubwo yahabonye agasambu k'ubuntu ko gushyinguramo umugore, yagombye kuhishyura kandi hariwe yarahaguze. Ariko muri tekinike y'ubumana, ubu ndashima Imana muri tekinike yayo ukuntu ikureza ugakura, ukaba ubaye umugabo, ukaba ugeze kuri uru rwego, ukaba warabyaye undi muntu, ukaba warashibutse, ukaba uvugitse, ukaba wize, ukaba ufite ubuzima. Ejo hawe Imana ikaba ikihafite, iravuze ngo humura ntacyo uzaba, humura ntacyo uzaba. Nkwibutse ko ibyagiye bitekereza kukwica simuwe byagize, nta nubwo byabuze uburyo, ahubwo Imana yabyimye uburyo kugira ngo ubeho gusa. Kuko ikurinda ihora iri maso, ntabwo isinzira. Nubwo wanyura mu bikomeye, ya Mana yavuze iracyahari. Akiri humure, ntangiye gufashwa kandi. Haleluya. Nababaye iminsi myinshi, nasaga n'inyoni igwa, natakiye umwami Yesu, nawe ntiyanyiruka. Yesu niwe wuguru rwa rurembo rwo mu ijuru, kugira ngo ndwinjiremo kubw'ubuntu bwisha. Ubwo buzima abubamo Dawidi araho mw'uwo mubabaro mwinshi, mwako gahinda kenshi. Dawidi iyo muganiriye arakubwira ngo naho nanyura. Ubuzima yabayemo akabukuriramo bwamugize ikinya, bumugira ikinya, bimutera gutinyuka. Ibyo kumubwira 2025, ibyo kumubwira ngo abantu barasakuza, icyo kumubwira ngo hari abategura utuntu, arakubwira ati naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Kubera iki? Ni umuntu wabonye Imana, ni umuntu utabwira ngo azapfa ejo ngo agukundire. Arakubwira ati reka reka, nta rupfu rubaho ntapfuye, keretse urutabaho. Nta nzara ibaho ntashonje ngo wenda uvuge ngo ugiye kuzana ishya. Nta gisebo ntambaye kibaho, natutswe n'abajanturwa n'abagaragu, nuka nabo shoboye ufite ibikoresho byakwirengera, ndabihorera. Uko niko Dawidi avuga. Aravuga ati ibyo rero wapi, ati ikintu nabonye gusa cyiza kuruta ibindi, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira ku manywa na nijoro. Aravuga ngo mwene uwo muntu icyo azakora cyose, baba bagishaka batagishaka, bacyemera batacyemera, icyo azakora cyose. Dawidi umugabo abantu bose uzabona bagize amateka akomeye, babaye abantu bakomeye, banyuze muri ziriya nzira zawe.
ngiyo nkubona amahirwe akomeye, kuko aho wanyuze ukaharenga hanyereka ko uzaba umuntu ukomeye. Ubundi umuntu wanyuze muri biriya aba azaba umuntu akomana na Yesu, ntacyo uzaba. Haleluya, haleluya. Gumana na Yesu, ntacyo uzaba. Dawidi yasimbutse ipfu nyinshi mirongo, ariko reka mvugemo rumwe rwasaga narwo rwari rwabazo. Uyu ni umugabo wahize n'umwami, umwami yemera kumushyingira umukobwa we. Niwe mugabo ufite amateka wakoye inkwano zidashoboka. Inkwano yatswe iyo ziba amadolari byari koroha, iyo biza kuba amapawundi byari koroha, ariko izo yamwatse ni nk'umuntu wakubwira ati winkwa ikindi wigira gute, genda uzanira akijima k'intare ukanyokereze. Tugashaka tubwo niyo nkwano, mwana wanjye genda ushaka akijima k'intare uzakanyokereze. Wagakura he? Cyangwa intare yatanga umwijima wawe? Ibyo rero byenda gusa gutyo. Nanze kwinjira ahandi aho ngaho, reka mihorere. Nzi twibutse inkwano se? Ntacyo aba ni abasomyi benshi, nzatubabwira ntago nakwimarira ibintu byihorere, zambabwira duke ariko zari inkwano zihenze. Ariko icyo narishatse kuvuga, izo ngizo kubera ubuntu bw'Imana yarazibonye, icyaragisimbuka. Ariko nanone avuga ati wenda ndabona agahenge kuko ngiye kuba umukwe w'umwami. Ariko umwami ahamagara umukobwa we, aramubwira ati gikuru cyawe cyarandumbiye, gisaza cyawe cya Yonatani cyabaye inshuti n'umwanzi wanjye, kimbera ikigoryi, ariko wowe uri umwana wanjye, cungiraho amahirwe. Sinkohereje kubana na Dawidi ngo umubyarire, sinkohereje kubana n'iki. Wowe ndamugutumye umenye uko aryama, umenye uko abyuka, umenye uburyo bworoshye bwatuma tumugeraho tukamwica. Niyo misi uwo mukobwa yagiye afite. Umukobwa aragenda aryamana na Dawidi barabana. Ngo ariko iyo ubwiza bw'Imana bukuriho, urokokera ku marembo y'uwaguhigaga. Nujya kureba urajya gusanga uwisha abandi wowe yarakunyuzeho kubera umugambi w'Imana. Nyamara suko atagushakaga, yakunyuzeho yica mukuru wawe, ariko kubera ubuntu bw'Imana bwari bukuriho gutyo gusa. Muri tekinike y'ubumana, none imyaka 31 irashize uriho kubera Imana. Imana iravuze ngo humura, ntacyo uzaba. Gumana na Yesu, ugira ibyiringiro. Ariko mumere icyubahiro ndumva umwami wanjye. Umukobwa aragenda, ahageze akantu ko gukunda karaza. Yagiye atarakundaga, agiye muri misiyo. Buriya abo mwagiye musangira icyayi, nabo mwagiye musangira agakawa, hari harimo mwene wabo waguhigaga, kuba atarashyizemo sumu ya panya, ahubwo mukabishuta, akagiteka akakiyungurura ukajya. Toke ni ukuvuga ngo ndashaka kukubwira imbaraga z'Imana zikuriho. Irikagenda abana ejo hawe ari heza. Niba udafite no kwizera, ndaharemye ndi umuhanuzi, akire ejo heza mu izina rya Yesu. Nta kintu uzaba, nta kiri bugutera ubwoba, nta na kimwe. Ahageze aramubwira, tumva rero, data yampaye misiyo yo kukwica, ariko kuri iyi shuro kubera ukuntu biteguye no guserebura itsinzi,
tugomba gushaka ikintu dutanga mu cyimbo cyawe. Ashaka ikintu cy'ikimaneke. Murakizi ibya imaneke bagira bacuruza mu by'imyenda, gifite imisatsi nk'iya Dawidi, gisa giresha nawe, aragisasira aracyorosa. Aramubwira ati dore hano bagose ariko cya mu kadirishya, jewe ndayiyobya igitero cyabo kinjire wasohotse, barinjira mu cyumba. Nguko ukuntu Imana muri tekinike yayo yakurokoye, ni burya nyine ni kuriya. Muragira ngo nirukange koko? Muragira ngo nirukange? Ndashaka kubaganiriza uburyo wumva nguko uko yamurugo. Igitero kirinjira cy'abakomando, nticyavuze ngo mwiriwe, nticyavuze ngo waramutse. Urugi barukinguje umugeri, bajya mu cyumba, batera inkota, bayitera mu gituza cyo batekereza ko ari Dawidi. Iramanuka, irashita, ifata neza hasi ku makaro niba yarabagaho. Baranyeganyeza, barashigisha, baravuga ati turamuhamije. Bajya kubwira umwami ati turamwishe, ati gira ihumure, ati turamwishe. Kumbi si we. Imana yagiye itanga ingurane ku buzima bwawe. Buriya hari n'uwanyweye uburozi atari we wari ubuteguriye, ahubwo yari wowe bari babuteganyirije. Ariko Imana itanga ingurane. Tuyihe icyubahiro ni Data wa twese. Haleluya. Urwo yararusimbutse. Niba kubwira umugabo wabayeho agasimbuka ipfu, uyu ntiwamuseka. Ndabizi ko nawe wasimbutse nyinshi. Zimenwa nabo muganiriye, ntizanditse, ariko nanjye iyo nkurebye mbona ko wari amabuye kabisa. Waratwaje, uragerageza kuba ugeze 2025 uri umuntu w'umugabo. Kuba utarasaze ngo wambure imyenda uyite wirukanke, kuba utarihaye amenyo y'abasetsi. Wowe wari ufite impamvu zo gusara, wari ufite impamvu zo gusara, wari ugize, ariko ukuntu Imana yagukasorinze ukabana nayo, ukaba ugifite ubumuntu, naho wari amabuye. Uyu mugenzi wawe rero yahuye n'ibibazo bitari biki. Aza kugira igihe arahunga, yabaye impunzi mu rwego rukomeye, ajya mu buvumo bwa Duramu. Abayeyo ahita ahura n'abandi benshi nabo bahigwa, bahuye n'ibibazo byinshi, ari iby'ubuzima, ari abanzwe na bene wabo, ari abagendwaho, ngo bahita bikora itsinda bisanga mu bwo buvumo ari abantu 400. Baravuga bati rero ntitubugombera amatora, twese turinduye, ariko Dawidi tuyobore, n'ubundi niwe uduhagarariye mu mibabaro. Nusoma Zaburi azakubwira ngo uyu munyamibabaro yaratatse, Uwiteka aramwumva. Mbwira Dawidi kugira ngo abe perezida w'abanyamibabaro. Ariko nawe iyo batora bari gutorwa, pe n'ukuri nawe burya babetoye abanyamibabaro nawe wari gutorwa. Icyo urusha abandi nuko wamenye Yesu, akakira imibabaro yawe, agahindura ibyaramarira indirimbo. Imana nihimbazwe. Araho rero baramutora, arashyika. Inzara ibishe, atekereza ku rusengero. Atekereje ku rusengero, aravuga ati wenda abantu bakirira ngo asangayo umutambyi bitaga Helimeleki. Helimeleki nawe waba umuntu yari ifura y'u Rwanda. Ariko Dawidi yajyanywe n'ibintu bibiri. Yarajyanwe no kubwira Helimeleki nk'umuhanuzi wegereye Imana, amubwira ati rero ngishiriza inama Imana, ibi bintu yamvuzeho birangerageje,
bitumye ndara rwanambi kandi kuba nariberaga mu nama ntacyo byari bintwaye. None ibi bintu byanzaniye abanzi. Arangije ikindi cya kabiri yagombaga kumwaka ibyo kurya, akavuga ati ramufite amafunguro udufashe turarembye. Ngo hagere Elimeleki amugishiriza Uwiteka inama. Arangije aramubwira ati rero iki Imana imbwiye, mwana nubwo uri mu mibabaro ariko umugambi w'Imana mbonye ukikuriho. Nubwo uri guca mu macumu n'inkota ariko umugambi w'Imana uracyahari. Ngiki kintu cyatumye wongera ukabyara ugaheka, nuko umugambi w'Imana wayo ugihari. Ugakomeza 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 ugakomeza. Kandi amakuru ufite nizeye atayoba, nuko umugambi w'Imana ku buzima bwawe Imana ikiwufite uracyahari. Arangije arabimubwira, arabyakira, aranamugaburira mu umutsima ategeye. Igihe yinjiragayo hari ijisho ry'umugabo ugira kabutinde bitaga Dowegi. Dowegi ngo abona yinjirayo, ngo abona bamuhaye umutsima, ngo abona bamuhaye none kuko n'umuhanuzi yaramubwiye ati rero hano hari n'inkota ihaba, ibyo ari byo byose nubwo ntawe wayicisha ariko nibura hari igihe wazahura n'imbwa mu nzira nawe ukiranja, byaterwa n'iki Imana yakuyobora aho wakoresha. Ngo arayimutiza arabwira ati yijyane. Yari inkota y'umugabo bitaga Nuza, cya kigabo cy'ikigome urakizi nyine bakita Goliyati. Cyari cyarapfuye, inkota barayishyize muri mize. Aravuga ati rero yagutabara inkota ifite amateka ibyo ari byo byose. Dowegi yagiye adateze, yateze yihuta, asanga umwami. Aramubwira ati nta bahanuzi ufite muri iki gihugu, nibo barengeye umwanzi wawe. Sawuli arababara, amare kubabara ahita atumaho Elimeleki n'abahanuzi bose bakorera muri icyo kigo. Arabwira ati nimusobanurire. Elimeleki arasobanura, ntiyarazi iyo biva. Ubu twibera mu rusengero, hari ibyo twe tutazi. Burya bwebwe hari ibyo muzi twe tutazi nitunashaka no kubimenya. Aramubwira ati rero nagiriye neza umugaragu wawe, meruka akora iwawe, hari umukwe wawe, none bimpindukiye intambara. Ibyo byo gutoroka byo kugira gute nayo narinzi twibera muri Bibiliya, hari ibyo tutazi twibera muri Bibiliya. Arangije arambwira ati nukuri kw'Imana bakwicane n'abana bawe bose. Ngurwo rupfu Elimeleki yapfuye yazize kugira neza. Iyi foto ntabwo yigeze iva mu maso ya Dawidi. Hari ipfu zamubabaje nyinshi z'abantu bapfuye. Akubwira n'iyaba ba Elimeleki abahanuzi, akakubwiramo n'iya Yonatani. Kuburyo akimara kuba umwami niwe watangije igikorwa cyo kwibuka no kunamira no gushyingura abantu mu buryo bw'icyubahiro. Yaravuze ati munshakira aho Yonatani yaguye, tumushyingure mu buryo bw'icyubahiro. Yabaye intwari. Arangije kuko ntapfira gushira, abantu barapfa ariko Imana isagura imbuto yayo. Arangije umuhungu wa Elimeleki aragenda asanga Dawidi aho ari mu buvumo, aramubikira. Abiyatari, urakoze mushumu, aramubwira ati iwacu barapfuye, bakuru banjye baragiye, ati abahanuzi bose bakoraga hajya ku rusenge barabishe. Dawidi aramubwira ati ariko nkihava narebye ijisho rya Abiyatari rya Dowegi, ati mubonye, ati umutima urabimbwira ko namwe mutari bugira amahirwe yo kuba, ariko kuva urokotse gumana nanjye ntacyo uzaba. Aramubwira ngo humura, gumana nanjye, kuko uguhiga niwe uhiga ubugingo bwanjye. Nugumana nanjye tara ezone kidra ntacyo uzaba. Aramuhumuriza. Reka soze mbabwire uyu mudamu bamwita Naomi,
hari Rusi, hari Naomi, hari bose bose muri iriya role yose barimo. Ni umudamu wababaye nk'uko wababaye. Uyu mudamu yavuye mu gihugu cy'iwabo asuhukanye n'umutware we, ajyana n'abahungu be babiri. Wumva uyu mudamu agahinda yagize. Bari bageze mu zabukuru. Ahageze cyakoze icyo umugabo we yabonye abana be bashyingirwa. Ahageze umugabo arapfa. Akiva ku kiriyo umuhungu w'ifura nawe arapfa. Yari amaze gushaka, yewe n'ibirongoranwa byari bikiri hafi aho. Ni ibyishimo byavanze n'umubabaro. Bakigira ngo bashyinguye uwa mbere, uwa kabiri nawe ahita apfa. Asigara ari wenyine mu gihugu kitari ikiwabo, aho atabasha kuvuga ururimi, nta rurimi rwaho yarazi. Abana be nibo bageragezaga bakamushakira, bakaba bagira. Nibura iyo uhuze umugabo ugasigara n'abana bakuru, uravuga iti ibyo ari byo byose amaburabulizo. Nubwo nta gisimbura umugabo, ariko amaburabulizo wenda nzataka hagira abatabara. Asigara arumwe. Yanyura muri karitsiye agiye kugura indagara ahantu, bakabwira ati Naomi, akabwira ati nimumbabarire muhindure izina ryanjye, Uwiteka yankoreye ibisharira, munyita uwashaririwe. Ati ubuzima bwarambihiye, burambihira, sishaka no kuyibamo, wimbwira n'ibindi sinzi n'Imana nibibaho. Kandi hari n'abantu bameze batyo muri iri. Abo mudamu w'ifura abwira abakazana bati nimuze tuganire, mwiba victime w'ibyanjye, jewe Imana yaramannye yarandekuye. Ubu sinzi ukuntu yicaraga akavuga nyine, yavugaga nk'umuziga w'abakazi. Ati nimundeke, ati mundeke. None mwiba abantu b'ibibazo byanjye gusa ngo mugire guti ibyanjye nimwabyishingira, n'Imana yabigizemo uruhare, nimwigendere mujye kwishakira. Ati sinanabyara n'umwana wenda ngo mvuge ngo azabacyura. Igihe cyo kubyara cyararangiye, n'ubundi n'igihugu ndimo sinanakiboneramo n'umugabo. Sihi wacu igendere. Ariko hari abantu Imana gusagurira bafite iyerekwa ritandukanye n'iry'abandi. Abonamo Rusi aravuga ati ibibazo ugize ntugire ngo urabyihariye, natwe twapfushije umugabo, ariko ntabwo nagusiga muri aka kaga. Sindi bugusige wenyine. Hari amaboko Imana yaguhaye akurandata, yagiye agufata. Hari amatangazo Imana yahinduye. Hari itangazo wagiye wumva rikubwira ngo humura, noneho ntugipfuye. Humura mu izina rya Yesu. Twese tuvuge ngo amina. Arangije aramubwira ati rero winyingingira kugusiga, aho uzagwa niho nzagwa. Imana yawe izaba Imana yanjye. Ati ndetse nihagira ikintu cyanandukanya nawe, bariya abantu akatugakoresha ku ma invitation abagira bidanyangira, ariko hari amagambo yavuzwe amarira ari gushoka hagati y'abagore babiri. Mwe muyavuga museka, ariko barimo barira bafite agahinda kabuzuye. Aravuga ati nugupfa twarapfuye, nta buzima dutegereje, aho uzagwa nanjye niho nzagwa, urupfu n'ubundi tuzapfiraho, twarapfuye. Uzi kubura umugabo ugishaka, wagize ngo se byo biroroshye? Ushatse kuwa gatandatu, ku wundi urashyinguye, iryo se ni ishema? Rusi yaravuze ati n'ubundi nambaye urubwa, jyaho tugiye niwe dusangiye umubabaro, reka tugende turashorerana.
ariko kuko Imana ari umukozi w'umuhanga, yari ifite ibintu yateganyije birenze ibyo abantu batekereza. Mu nzira z'Imana ibyo unyuramo ukabona ko bikurushya, birimo umugambi w'Imana, birimo umugambi w'Imana ku rwego ruri hejuru, birimo umugambi wowe udashobora gutekereza. Ntacyo uzaba, ndaguhanuriye, ntacyo kibaye, ntacyo kibaye. Igihe cyo gupfa cyawe cyararangiye. Uzapfa nk'uko abandi bapfa, nk'uko twese tuzapfa, ariko nta nkota izongera kukuza ku izosi. Vuga ngo amen. Oya, ntabwo uzongera kugenda useseye. Arakoze rwose, dufatanyije kubwiriza Imana umugisha. Ariko bivuga iki rero? Ndagira ngo ugire ihumure. Ntaza kuvuga nkatinda, iminota twihaye yo gusoza biragaragara ko igeze, ariko ukundi icyo nari ngendereye kwari ukugira ngo ukomere, kuko noherejwe no kugukomeza. Kwari ukugira ngo ntutekereze kuguye mu ishyano, ahubwo umugambi w'Imana uracyari kuri weho. Hari imbaraga z'Imana ziri kuri wowe, ukuntu yagiye gushyigikira. Bajije abantu hano ukuntu bize, mukaba mwize, ukaba uri umuhanga, ukaba ugeze aho ukenewe. Bamwe twavuye mu cyaro kubera ikirere cyaho cyari cyaratubihiye, ntabwo twahavuye kuko tuhanze. Oya, haratubihiye, tuhabona ubugome, tuhabona ububi, tuhabona amarozi. Tuza muri Kigali dushaka igihugu cyaba cyiza kuruta ikindi, ariko nabwo tunahavuye badukurikiza ubugambo, ati bazasara, hatazaririmburwa abonye ni mayibobo. None dore nyobora Kacyiru, none narize ndarangiza, none narashibutse mfite abana. Umugambi w'Imana usumba ibintu byose. Nari nzi ko ndababwira ibintu bitandatu bituma tugumana na Yesu, ariko nzatubabwira ubutaha natinda. Ariko akanyuma karavuga ngo niwe wenyine uzi ejo hawe, we arahazi. Buriya niyo mpamvu Yesu atakwitiranye. We niyo abonye bakwirukana mu nzu, araza agasohokana nawe kuko azi kuzubaka. Abandi bagakomera bakaguha inkwenene, ariko we ntago yagusiga mu kibazo. Kandi mfite ibimenyetso byinshi, yewe nubwo wenda ushobora kuba wabivuga cyangwa ukaba utabona aho ubivugira, ariko mfite ibimenyetso binyereka ko Imana yabanye nawe. Umbwira ukuntu umuntu w'umupfakazi arihira abana bakiga. Umbwira ukuntu ubaye mw'uyu mujyi nta mugabo, n'abafite abagabo barasaze, byarabayobeye. Umbwira ukuntu uba mu mujyi udahembwa miliyoni, n'abacuruzi ubona bashyushye barwaye imitwe, ariko ukajya ugendamo umeze nka mine yigenza. Ibi jewe ndashaka kukubwira muri inshuti zanjye, murabizi, ariko Imana afite umugambi ukomeye. Haleluya! Imana ifite umugambi ukomeye kuri wewe. Hari abantu basaze, barasaze. Soza, hari umugabo w'inshuti yanjye, ni inshuti, hari igihe nzamuhamagara akaza hano. Nigeze mutumira mu Gatenga, ariko kubera imirimo akora ntibyakunda, nako araza nyine, ariko kubera kutamutumira hano kenshi no kubera imirimo akora. Yagiye mu kazi mu kindi gihugu, ubwo murahita mumwumva. Ariko ajya mu kazi, hari abantu bazi gusenga yikoza ahantu.
Imana iravuga ka kantu burya ndagakunda kazo purere kazo ntiwana kabe nubwo bakinga isengero aho kazo purere kari nzasesera njye kukareba niko gatumye tubuko tumeze ako iraziga igapfundikanya ibintu gahura ruturabwira zo purere gasobanura ngo urarinzwe ati nzabana ibintu by'Imana n'ibintu by'ibitekinike gusa azanahura n'umukecuru arabwira ati zo purere ati Uwiteka arambwiye ngo agukuye mu menyo y'urupfu warugezemo ati kandi agufiteho umugambi munini cyane ati kandi uzamuhamya mu bakomeye n'aboroheje ati kandi nzakwicaza ku ntebe zikomeye kuko uzahamya kugira neza. Iki gihugu kirimo abantu basenga, dufite abayobozi basenga. Noneho aragenda hakurya hariya, agezeyo ahura na Haduyi, bararasa. Hanyuma ubwo bari bari kumwe baramusiga. None uko agenda ahunga agwa mu cyobo cya metero zigera muri 12 cyari mu ishyamba. Baramusiga bataza aho yasigaye, asigara ari wenyine yakira urupfu. Aravuga ati nuko bapfa ndapfuye. Ndashaka kukubwira ya Mana yabaye hahandi wari wenyine, hahandi umugabo batari bubwirirwaza, hahandi umugabo ari butegereza itangazo cyangwa umugore, ariko umugambi w'Imana ukaza. Ndumva ashaka gukomera. Haleluya! Araho ngaho akibaza ibibaye, atahamagara kubera ko bari basumbirijwe. Agiye kubonabona inzoka iramanutse ifite amaso atukura nk'umuriro. Akibona arapfa. Arwakira. Ni umugabo ubyivugira, ariko kubera icyubahiro cye ubwo nyine yaza akaganira nta nuza nta bindi bintu. Arapfa. Apfuko nyine. Ya nzoka iramanuka imwizengurutsaho nk'uko umuntu azengurutsa mu ipine. Erega mureke mbabwire, dufite Imana ifite tekinike zo kukurokora iyo yavuganye nawe. Irangije imuvana muri cyacyo, irongera iramwurirana. Imwurirana n'ibikoresho bye, imworerana n'ibindi, agera hejuru, irongera irizingura, irigendera. Akiraho yumva ijwi rivugana nawe, iravuga ngo kanaka, ndi Uwiteka Imana yawe, nakubwiye ko nzakurokora, nakubwiye ko nzakubeshaho. Irangije iramubwira ngo ciye inzira, iramuhishurira, uraza guhura na bene wanyu. Igihe kiragera agaruka inaha, araza arariga, aragira, arakomeye. Wageze kure. Hari abantu bageze kure babona Imana. Muhaguruke dusenge. Ubutumwa afite uyu munsi ni ubutumwa bwo kubwira ngo komera, gumana na Yesu ntacyo uzaba. Gumana na Yesu ntacyo uzaba. Ntacyo uzaba, Imana irahari. Wabona ibisakuzo utagira gute, ujye ubibwira ati oye ntabwo ari cyo gihe. Ati gupfaho burya ni ukuri pe. Ziri izo wasimbutse ni nyinshi. Hari ibintu bitagikwiriye kugutera ubwoba ngo umuntu akubwire ngo nakwica. Ujye uzajya umubwira ati reka nkubwire, ibintu by'urupfu narabiharurutswe, byageze igihe ndarana narwo ntirwanyice. Ibyo byo kumbwira ngo uzanyice ejo uzagira gute, ndakwiyamye. Benesha umutwe reka nigire kwicururiza. Uzujye ari kumubwira ubwo ngo ujye kundaza ntasinziriye cyane gutyo ko yagufungisha. Ubundi se yumvise zaruzuye kuryo utari gukwirwamo, ko yabigerageje bikanga. Kumbwira ati reka umugambi w'Imana usumba ibindi byose. Hari byishura nabyo bikababaza umutima wawe, naho
kwitambira Imana igasa naho itakwitayeho, kubaho ukumva ntacyo bikikumariye, ujye udoreza Yesu. Ibyo unyuramo biruhije nshuti, n'iby'igihe gitoya ntibihoraho, ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana. Imana idahemuka jya uyizere, yasezeranye kubana nawe no mu bihe. Yesu data turagushimye, agahinda ka buri munsi mu mibereho igoye, data we na bose ndetse n'abandi mujya musengana, ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima, ry'utegereza Yesu. Yasezeranye kuzabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije, n'ubwisezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera. Yize zamura ibiganza byawe, zamura ibiganza byawe. Ndakwifuriza kugumana na Yesu, ndakwifuriza ihumure riturutse mu bwami bw'Imana, ndakwifuriza kongera kugira kwizera gushya. Ndakubwiye ngo baho, komeza ubeho. Kubaho ni ibyawe, kubaho bigira ibyawe, birakubereye, birakwizihiye. Komeza ubeho. Imana iravuze ngo humura ntacyo uzaba, uzabana nayo. Yasezeranye ko izabana nawe no mu bihe nka biriya, n'ibyo bikomere by'amateka, n'ubwo buzima urimo busa n'ubukugoye, ariko Imana iracyavuga ijambo rikomeye kuri weho. Humura, nturi wenyine, Imana iracyahari. Muzakomeze rero kwibuka, twiyubaka. Imana ibaho umugisha. Reka sabe umushumba atambuke aze adusengera Imana. Ubutumwa twari dufite bwari ubwo ngubwo bw'uyu munsi, kandi uwakiriye Yesu mu mutima amukomeze